Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubushize twavuze kuri Lenacapavir, imiti mishyashya y'inshinge nayo bazajya batera abantu mu rwego rwo kwirinda virusi itera sida. Iyo miti rero ikaba irimo ubwoko bubiri. Harimo Sirneca na Yeztuo cyangwa se Yeytuo. Ni ukuvuga ngo Sirneca ni imiti bazajya batera abantu n'ubundi bakoresha n'ibinini ubusanzwe. Yeztuo ni ubwoko n'ubundi bwa Lenacapavir bazajya batera abantu mu rwego rwo kwirinda sida. Ariko ikibazo gikomeye rero navuga ko kiri hehe. Ubushize nari navuze ku byo uwo muti ukora ku mwijima, ariko sinatanze ibisobanuro bihagije. Ubu rero nagira ngo noneho ntange ibisobanuro bihagije y'uburyo bigenda iyo bamaze kugutera uwo muti, cyane cyane ko naho bawuteye ubwaho usanga hasigara ubumuga. Uwo muti twibukiranye ko umwijima niyo nyama nini, ni 3/4 by'inyama zigize umubiri. Burya iyo umwijima ari muzima umuntu araramba. Niyo mpamvu muri video zacu z'ubushize mujye musubira inyuma murebe, mukore subscribe, mukore s'abonner, mukore share, murebe video za kera kuko nasobanuye impamvu ari byiza kugira umwijima ukomeye umuntu arya inyama y'umwijima. Nasobanuye ibya radi, akamaro ifitiye umwijima, ndetse n'ibindi nka seleri n'ibindi. Rero iyo uriya muti ugeze ku mwijima uratwika, ni kimwe nibaza ko ufite ubukana kurusha izi nkingo cyangwa se izi nyicamubiri karahabutaka cyangwa se iyi myambi y'igishirira bateye abantu bavuga ko babavura, babarinda corona. Izi zo zishobora kuba zizica abantu vuba kuko zitwika umwijima. Iyo zitwitse umwijima, ibyo twita liver enzyme zirazamuka. Liver enzyme rero navuga ko n'ubwoko bw'ibirungo cyangwa se protein. Harimo ubwoko bubiri. Burya niyo umuntu agiye gukoresha ibizami by'umwijima bapima ALT cyangwa AST. Ibyo ni ibirungo by'umwijima. Noneho ibyo birungo iyo umwijima utangiye kuba nkuturika, noneho utugira mwijima twa cells twazo twacitse, bya birungo bigenda bijya he bikajya mu maraso. Umwijima wahiye cyangwa se wacikaguritse, ibirungo bikajya mu maraso. Ni ukuvuga ngo bagupima bagasanga ibirungo biri hejuru. Icyo gihe rero umwijima niyo nyama yoroshe cyane, niyo nyama yica kwica umuntu vuba, nayo nyama ishobora kuvurwa vuba. Icyo gihe amahirwe y'umuntu yo kubaho aba ari makeya. Bivuga ngo abantu bazagenda bagiye gufata imiti yo kwirinda sida. Nibyo koko iyo miti aho bayikoreye ubushakashatsi yarakoze, abayikoresheje nta sida barwaye, ariko irica. Mu gihe sida umuntu ashobora kwirwara, ubundi sida ubusanzwe iyo umuntu ayirwaye, iyo yanduye uyu munsi itangira kwigaragaza nyuma y'imyaka 8 n'9. Nibwo atangira kugira ibimenyetso, nibwo systeme y'ubudahangarwa iba yagiye hasi, nibwo umuntu atangira kugira intege nkeya kuko iba yabaye AIDS. Ndavuga kera imiti itaraza. Kugira ngo sida iba AIDS, ni ukuvuga ngo ivemo virusi, ivemo AIDS. Ni ukuvuga ngo iba yakwirakwiriye umubiri. Ni ukuvuga ngo yinjiye muri systeme y'ubudahangarwa bw'umubiri, yayikubise hasi. Izo bitaga CD4 T4 cells. Murumva rero ko nimba sida umuntu ashobora kubaho imyaka 9 nta miti afashe, agatangira imiti nyuma y'imyaka 9 akongera akabaho indi myaka 30,
ariko noneho iyi uyu lenacapavir yo ishobora kukwica nko mu myaka 2 cyangwa 3. Ikindi cya kabiri, lenacapavir yangiza ubuzima bw'imyororokere. Iryo ni isomo rindi tuzaganiraho ubutaha, uburyo yangiza ubuzima bw'imyororokere, uburyo yangiza igifu. Niyo mpamvu abo bayihaye benshi baruka. Yangiza igifu, ikangiza amara, ikaba yatera ubushye buzavamo kanseri. Urumva rero ni umuti uzarwaza abantu kanseri y'umwijima, ni umuti uzarwaza abantu kanseri y'amara. Ni byiza rero ko abantu bakwirinda kurusha kunywa imiti, kuko niyo mwanyweye mwabonye aho yabagejeje. Uyu munsi rero nari nazanye tungurusumu. Tungurusumu ku bantu bafashe imyambi y'igishirira, abantu bafite ingicamubiri ukarahutaka mu mibiri yabo, ni ikintu cyiza cyane. Hari kuyirya mu biryo, ariko kuyirya mu biryo ntabwo igira ingufu nko kuyinywa mu mazi. Kuyinywa mu mazi irafasha cyane, yica amavirusi yose ari mu mubiri, igenda yica, ikica amabakteriya yose ari mu mubiri, ikica ibintu byinshi, amaparasite, udukoko tugenda turya inyama z'umubiri, za bagiteri. Ni ukuvuga ngo tungurusumu ni ikintu kizavana uburwayi bwose bushoboka mu mubiri wawe. Ndabyibuka abanyayisiraheli bava muri Egypt, bageze mu butayu batangiye kugira inzara no kubura ibyo kurya, babwiye Moses, mu bintu babwiye Moses ko yabahemukiye abavanye muri Egypt harimo garlic, ngo bazongera kuzivana na kokombure na watermelon. Ni ibintu rero usanga ari imiti ikomeye Adonai yaduhaye ngo dukoreshe. Adonai, mvuze Adonai mujye mwumva Yahweh, ni ibintu yaduhaye ngo dukoreshe, kuko ibintu byose birimo ibikumwe by'Imana hano ku isi. Iyo umuntu abikoresheje neza araramba, iyo abikoresheje nabi abaho iminsi mikeya, nk'iya za tomato zitubuye cyangwa se nk'iya za nkoko batubura. Ni byiza rero ko abantu tungurusumu ushobora kuyishyira ahantu hose. Tungurusumu ushobora kuyishyira mu mata, abakunda kunywa amata, ikagabanya ya miti baba bateye mu nka, kuko burya ikibazo dusigaye gihari, turya indwara mu byo turya. Unywa amata aryamo indwara, uriye ibivuga ko byiza nabyo atabyogeje neza, izo mboga bazifuye, nawe akabariyemo amakanseri. Ni ukuvuga ngo ugasanga umuntu azi ko ari kurya ibintu byiza, ariko bikarangira n'ubundi bya bintu yitwa ko ari byiza, kubera uburyo babiteye, uburyo babikujije, ari byo bimuteye indwara. Tungurusumu rero irafasha ko iva mu butaka. Burya ibintu byose biva mu butaka, indwara z'ibintu biva mu butaka ziba ari nke cyane. Ifasha kurwanya bwa burozi bundi. Niyo mpamvu ni byiza kwivanga n'amata, niyo mpamvu ni byiza kwinywa mu mazi, niyo mpamvu ni byiza kwishyira mu biryo, cyane cyane abafite ibibazo by'umutima, abafite ibibazo by'umwijima, mushobora kwinywa mu mazi. Ufite ikibazo cy'umwijima ntabwo wanywa amata, ntabwo wanywa mu mata, ariko ushobora kwivanga na radi rouge, ukanywa ji, radi y'umutuku, ukanywa ji. Ni byiza rero ko abantu bakomeza bakitaho. Tungurusumu ikindi ifasha amagufa, ikaba ari umuti uvura impyiko. Igihe impyiko yananiranye, ushobora gufata tungurusumu ukayisekurira mu mazi, ukanywa ayo mazi ku bwinshi kugeza igihe impyiko yongeye igasubira kwiyubaka. Kuko impyiko inanirana kubera imyanda na inflammation cyangwa se inflammation, ubushye bugenda buza ahantu henshi mu nyama z'umubiri. Tungurusumu rero irumisha, ni nko gushyira alcohol ku gisebe, irumisha umuntu akongera agasubirana ubuzima. Tungurusumu ivura amarozi yo mu mubiri, yaba ari amarozi umuntu bamutamitse yariye, cyangwa se ari amarozi asanzwe
turya mu biryo bigiye bitandukanye. Tungurusumu rero ni ikintu umuntu muri kino gihe, muri kino kinyejana, ni indyo abantu bagomba kwicarana mu rugo rwabo bakayikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu mazi banywa. Ni byiza rero ko abantu bitabira cyane kunywa amazi yo ku isoko, aho kunywa amazi baguze bateyemo imiti itandukanye. Hari imiti bagenda bakoresha muri ayo mazi, usanga niyo umuntu yibwira ngo yabaye umusirimu kandi arimo aragura amakanseri. Abantu rero biyiteho, basubire ku mirire, barye neza. Kandi burya iyo umuntu akoresheje ibintu by'umwimerere mu mubiri arabyumva, ingufu ziyongera azumva. Ni byiza rero ko mukomeza mukajya munasangiza izi video. Abantu iyo bameze neza, nawe iyo watanze umusanzu kugira ngo abandi bamere neza, icyo gihe nawe uba wakoze igikorwa, natwe tugakomeza kubona abatureba, abantu bakagira ubuzima bwiza, kuko target y'iyi channel ni uko abantu bagira ubuzima bwiza. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata.